Ukubabarirwa kwawe igihe cyose gushingiye ku maraso ya Yesu Kristo yamenetse i Karuvari nk'inshungu yawe kubera ibyaha byawe. Uratumiwe mu kiganiro nkoraho umwami n'inyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezwaho na Dr. Charles Stanley. Mu isezerano rya kera, Abalewi bari bafite uburyo bwo gutamba ibitambo byari bikenewe kugira ngo habe igikorwa cyo kweza abantu b'Imana ibyaha byabo. Inyamaswa nyinshi zarabagwaga mu mihango y'amatorero yateguraga kuza k'umwana w'intama w'Imana nk'igitambo cya nyuma. Mu isezerano rishya, Yohana umubatiza yavuze iyo ntama iyo ariyo n'ibyo yagombaga gukora muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Igihe yavugaga Yesu nk'umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kubera iki uyu mutwe ari ingenzi? None ibyo bikumariye iki uyu munsi? Ibi bibazo birabona ibisubizo uyu munsi nk'uko Dr. Stanley atubwira mu buryo busobanutse kandi bwumvikana iby'umusaraba n'umwana w'intama w'Imana. Iyaba wowe nanjye twatekerezaga amazina yahawe Yesu, twashoboraga gutekereza ku bijyanye n'urugero rw'uko Yesu Kristo yitwaga umucunguzi, akitwa Kristo, umuhanuzi, umwigisha, umubwiriza, umwami n'ayandi mazina menshi. Ariko hari izina rimwe rigumaho risobanura neza Yesu uwo ari we. Urabona ko abantu benshi baza mu isi kandi ibikorwa byabo bikomeye n'ibintu bashobora gukora cyangwa kugeraho hakiri kare cyangwa nyuma mu buzima. Kandi na Yesu ikintu gikomeye cyabaye kuri we yakoze ni ugupfa. Uyu mugabo ntiyigeze abeshya umuntu n'umwe kandi ntiyigeze akora icyaha na kimwe. Yari umwana w'intama utagira inenge w'Imana, wera, ukiranuka kandi wicisha bugufi. Ariko igikorwa cy'ingenzi kandi gitangaje cy'ubuzima bwe cyari ugupfa. Kubera iki ibyo byari ukuri? Kubera ibyagombaga kuba igihe bamubambaga ku musaraba hanyuma agapfa. Icyo nashakaga gukora nuko nshaka kuguha amagambo 7 yoroshye, kandi ayo magambo nguha ndasobanura buri jambo muri ayo magambo kuko ariko biri bugende mu by'ukuri. Ibyo ni by'Imana yateguriye wowe nanjye kugira ngo tubyumve. Ibyo nibyo byabaye mu bitekerezo by'Imana igihe yabonaga umwana we w'ikinege yicwa. Reka nibaze iki kibazo: niki cyabaye igihe Yesu Kristo yabambwaga? Ndashaka kuguha amagambo 7 kandi ijambo rya mbere ryitwa ugucungurwa. Imana yacunguye umuntu. Ijambo gucungurwa risobanura ko igihe Yesu Kristo yazaga, yaje gutanga ubugingo bwe ku bwawe ndetse nanjye, abutanga nk'inshungu y'ibyaha byacu. Ibi nibyo yakoze, yatanze impongano y'ibyaha byacu byose y'igihe cyose ku bantu bose. Yesu Kristo ni umwana w'intama w'Imana wakuyeho ibyaha by'abari mu isi. Si ibyaha by'abantu bamwe, ahubwo yakuyeho ibyaha by'abantu bose bo mu isi. Uko niko urupfu rwe rutangaje. Igihe dutekereje ibijyanye n'ibyo Petero avuga mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 18, haravuga ati: kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basogokuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Umva ibyo Pawulo nawe avuga mu rwandiko yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7, ati: niwe Kristo waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, niko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ntabwo twacungujwe rero izahabu cyangwa ifeza cyangwa ikindi kintu wowe nanjye dushobora gutanga, ahubwo twacungujwe amaraso y'umwami Yesu Kristo. Iyo niyo mpongano yatanzwe ku bw'ibyaha byacu. Ijambo rya mbere ni ugucungurwa rero, naho ijambo rya kabiri rikurikira ni ukubabarirwa. Ibuka ibyo Yohana umubatiza yavuze mu rwandiko rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 29, ati: nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu yaje gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ijambo ukubabarirwa risobanura gusa ikintu gikurwaho, no kuvuga gukurwaho isoni n'igihano byari kuri twe no kutubohora tugahinduka abantu Imana yashakaga ko tubabo, no kuvuga gukuraho impongano zose z'ibyaha byacu. Kubera ko twababariwe bivuye ku rupfu rwa Yesu Kristo nk'inshungu yacu, yakuyeho isoni z'ibyaha byacu nk'igisubizo cy'urukundo adukunda. Kubw'ibyo ku nshuro imwe gusa twarababariwe iteka ryose. Mu yandi magambo, urupfu rwa Kristo
nk'inshungu yacu rwagombaga kuba urw'igihe gito kugeza igihe nzongera gukora icyaha cyangwa igihe nzahura n'ibibazo bimwe, hanyuma nkavuga nti Mana urahari, nkwiriye kukwizera by'ukuri. ni ukuvuga ngo niba ari uko biri, wowe nanjye ntitwagombye na rimwe kugira ibyiringiro. Igitambo cyatambwe rimwe gusa ku bantu bose, dufite amahoro y'iteka ryose kubera ko tutatanze impongano z'ibyaha byacu. Ibyaha byacu ntibyababariwe, nta nubwo igihano cyacu cyakuweho kubera ko twakoze neza cyangwa twatanze byinshi, ahubwo ni ukubera Yesu Kristo utigeze gukora icyaha, umwana w'intama w'Imana utagira inenge, yishyizeho igihano cyacu rimwe gusa ku bantu bose. Yatanze rero igitambo cy'ibyaha byose, kandi uko gutamba igitambo nuko kubabarirwa bibaho igihe nemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Ikintu cya mbere rero cyabaye kuri twe kandi Imana yari yateguye ni uko twacunguwe tukaba abana b'Imana nzima. Ikintu cya kabiri ni uko twababariwe, kandi izo mbabazi zihoraho iteka ryose, kandi uko kubabarirwa gushyirwa mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Naho ikintu cya gatatu nshaka ko wibuka ni ijambo gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa bivuga ko Imana itubona nk'abatagira icyaha, ntabwo itubona nk'abatagira icyaha gusa, ahubwo ibyo bivuga ko twababariwe kandi ko dufite ugukiranuka kwayo. Muri Yesaya igice cya 61 umurongo w'10 haranditswe ngo nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza akamfubika umwitero wo gukiranuka, nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Uburebya kuri ibi ngibi witonze. Iyo Imana ikugize ukiranuka, ushatse wahita wibuka ibyo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo wa 28, ati nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarembuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivumvunura mu kuboko kwanjye. Yaravuze ati ntabwo nzatakaza intama n'imwe. Igihe Imana ikugize ukiranuka n'umunyakuri mu maso hayo, ninde uzagira icyo akurega? Ninde se ushobora kugukura mu kuboko kw'Imana nzima? Niba Imana ikora icyo ishaka muri iyi si yose, yaravuze ko ukiranuka, uri umunyakuri, umwana w'Imana, uri mu muryango w'Imana, ufite amahoro n'ikimenyetso gihoraho. Nta muntu n'umwe cyangwa ikintu gishobora kugutandukanya n'Imana ishobora byose. Ibyo bintu rero byabereye ku musaraba, kandi nibyo Imana yaduteguriye. Kubw'ibyo mbere ya byose tuvuga ko twacunguwe, naho ubwa kabiri tukavuga ko twababariwe, ubwa gatatu twatsindishirijwe, kandi ubwa kane hari ijambo riza rivuga ngo twunzwe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku wa 20, katwumva uko havuga ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Kungwa ni igikorwa kiba hagati y'abantu babiri. Urugero ni mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 5 umurongo w'10. Pawulo yavuze ko twarabanzi b'Imana, avuga ati ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Pawulo akomeza avuga ati mwari abanzi b'Imana. Ukungwa rero bivuga ko Imana igera kure mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye, kandi ibona ikintu yakoze ku musaraba igatuma dushobora kungwa nayo. Ni ukuvuga kujyanwa mu gusangira ubumwe hamwe n'Imana. Haleluya. Niki Imana yakoze? Yesu yakuyeho urwango n'urusika rwari hagati yacu n'Imana Data wo mu ijuru. Kubw'ibyo igihe dutekereje igikorwa cyo kunga cy'Imana, icyo ukwiriye kubaza ni iki? Higeze habaho igihe mu buzima bwawe wabwiye Imana uti nzi ko nagucumuyeho, ngusabye kumbabarira ibyaha byanjye, nshaka kugira imigendanire myiza nawe? Kungwa no gukuraho urusika hagati yawe n'Imana ishobora byose, bivuye ku gikorwa umwana wayo yakoze ku musaraba i Karuvari. Cyunze abantu bo mu isi n'Imana mu maraso y'umwana wayo yamenetse i Karuvari. Mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 19 haranditswe ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho
ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. None wakibaza ngo habaye iki? Icyo gihe Imana yaduteguriye ni ugucungurwa, hakaza ukubabarirwa, ugutsindishirizwa ndetse no kungwa. Imana yacu ni Imana y'urukundo ruhebuje kandi rutangaje cyane. Igihe Yesu Kristo yababazwaga ku musaraba, twabonye umubabaro yagize n'ibindi byamubayeho bitavugwa. Imana ireba kure ikabona ibyo yaduteguriye. Ijambo rya gatanu ni ukwezwa. Dusome mu gitabo cy'Abaheburayo 13:12 ngo nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye. Reka turebe no mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike 5:23 ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ukwezwa rero ni igikorwa gikomeye kigumaho cy'umwuka wera mu buzima bw'uwizera wese, aho dufite ibyaha mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ko uko kugenda turushaho kuva mu byaha mu buzima bwacu no mu bikorwa by'umwijima, niko tugenda turushaho gusa n'umwana w'Imana Yesu Kristo. Ibuka nanone ibyo Pawulo yavuze mu rwandiko yandikiye Abaroma 8:29 ati, kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Pawulo yaravuze ati, Imana yabatoranije kandi yateguye mbere y'igihe ko wowe nanjye twashoboraga gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Imana yacu ikorana natwe buri gihe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi 3:20-21 umva uko havuga ngo, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje ko umukiza azava, niwe mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. None se gusa na Yesu bivuga iki? Ntabwo ari mu ishusho, ahubwo ni ugusa na Yesu mu miterere ye. Imana ituma dusa n'umwana wayo, itugira nk'umwami Yesu Kristo, ku buryo igihe wowe nanjye tuzapfa ibintu byose bizaba bitunganye neza. Ku bw'ibyo ubuzima bwa gikristo ni ubuzima butangaje kandi bwiza pe. Igihe ibintu bigenda neza uko dushaka n'igihe bitagenda nk'uko dushaka, hari imbaraga zitangaje zidushoboza guhangana n'ubuzima uko bwaba bumeze kose. Igihe Yesu Kristo yabambwaga ku musaraba, yitwaritse buri kintu cyose, ari icya kera, ari icy'ubu ndetse n'ikizaza. Yaradutsindishirije rero, aratwunga kugira ngo atweze buri munsi. None se mu buzima bwawe bimeze gute? Mbese ufata ibintu byinshi nk'iby'igiciro? Ikibazo ni iki? Imana uyikunda ute? Kubaho ubuzima butagira Imana warigeze gukizwa ni kimwe mu bintu bigaragaza ukutazirikana neza wagiriwe. Urabona ko abantu benshi barabyirengagiza, ugasanga bavuga bati, murabizi twarakijijwe, tuzajya mu ijuru kandi tugiye ku rusengero. Nshuti yanjye, nta kintu ushobora gukora gishobora kukujyana mu ijuru igihe cyose uba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Yesu Kristo niwe wenyine wagupfiriye. Naho umubyeyi wawe yaba ari mwiza cyangwa ari mwiza bihebuje, ye ntacyo ashobora gukora ku bijyanye n'agakiza kawe. Gukizwa ni icyemezo ukwiriye gufata wowe ubwawe. Ndavuga ko gusa umuntu ushobora kugira icyo akora ari wowe n'imigendanire ufitanye n'Imana mu mwana wayo Yesu Kristo. Reka nkubaze ikibazo, ninde uzatamba igitambo cy'ibyaha byawe mu gihe umugaye cyangwa ukamwirengagiza? Ikintu kimwe kiriho gishobora kubikora kandi cyabayeho gishobora gukuraho ibyaha byawe ni amaraso ya Yesu Kristo. Yari afite umugambi wo gupfa. Urupfu rwe rwabaye igitambo cy'ibyaha byacu, kandi ibyo bitugeza ku ijambo rya 6 ari ryo impongano. Turebe mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:1-2 nk'urugero rw'iryo jambo. Ijambo impongano ni ijambo ry'ingenzi, kandi icyo nicyo Yesu Kristo yaduteguriye ku musaraba. Haranditse ngo, bana banje bato mbandikiriye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'ibyaha
n'iby'abari mu isi bose. Ubu ushobora kuvuga uti impongano ni iki? Impongano isobanura ko Yesu Kristo ari we gitambo gikwiriye, kizima kandi cy'inshungu kidukingira igihano cy'Imana. N'ibijyanye n'umujinya w'Imana n'urwego rukomeye. Imana yanga icyaha rero. Urwango rukomeye rwayo kubera icyaha turusanga mu ijambo umujinya. Umva ibi ngibi kandi ubikurikire neza. Ikintu kimwe gishobora guhagarika umujinya w'Imana kubera icyaha mu buzima bwawe ni ukwemera urupfu rw'umwana wayo Yesu Kristo nk'inshungu ikwiriye. Bibiliya ivuga ko ibyo bitambo byose byateguraga igitambo kimwe kizima, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ngubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwayo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro. Abatunganishijwe ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abibasha ntibaba bararorereye kubitamba, kuko abasenga baba barayejejwe rwose, ntibabe bakibamenyaho icyaha. Ibyo bitambo byari ikimenyetso by'igitambo cyari kuzaza. Kubw'ibyo igihe Yesu Kristo yazaga, yaje gutanga ubuzima bwe. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo wa 17 n'uwa 18, hatubwira ngo igituma data ankunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, nta ubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Naho muri Mariko 10:45 Yesu aravuga ngo kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba inshungu ya benshi. Imana data yashyize igihano cyari kuri twe kuri Yesu Kristo kugira ngo tudahanwa n'Imana. Ibyo Yesu Kristo yashakaga kuvuga igihe yavugaga muri Matayo 27 umurongo wa 46 ati, Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Kubera iki Yesu Kristo yashoboraga kuvuga atyo kandi yarazi ko aje gupfa urupfu nk'urwo? Kwari ukubera ko Yesu mu bumana bwe no mu buntu bwe yumvise uburyo umujinya w'Imana data umeze kubera ibyaha byacu, kandi uwo mujinya yawuciyemo. Ibuka ibyo yavuze. Yesu yemeye inshingano ikomeye yo kwishyiraho isoni n'igihano cy'ibyaha byacu byose n'iby'abantu bose ku musaraba. Imana data yasutse umujinya wayo kubera ibyaha byacu kuri Yesu. Uwo mujinya we wose yawumusutseho. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ati, Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje? Byari bitangaje cyane kandi bibabaje igihe umuntu avuze ati reka mvuge uko byagenze, byibagirwe kuko udashobora kuvuga n'uburyo byagenze. Abantu baragereranya gusa. Nta muntu ushobora kuvuga umujinya ukaze kubera icyaha. Imana yasutse umujinya wose kuri Yesu kuko ibyaha byanjye nawe byari bimurundanirijweho. Imana yanga icyaha rero. Kubera iki Imana yanga icyaha urunuka? Ni ukubera ko uri ikiremwa Imana ikunda. Imana iragukunda cyane ku buryo yashatse gupfira ku musaraba kubera ibyaha byawe. Reba iruhande rwawe maze urebe iby'icyaha gikora ku bantu ku giti cyabo cyangwa ku miryango yabo, ndetse ushobora no kureba ku giti cyawe. Reba iby'icyaha gikora mu bihugu byacu ndetse no ku isi yose. Imana ikunda buri muntu wese muri twe. Ni nayo mpamvu yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo tudapfa urupfu rubi kubera ibyaha. Impamvu ituma Imana yanga icyaha ni ukubera ko wowe nanjye turi ibiremwa Imana ikunda, kandi ntishaka kubona umwe muri twebwe azimira. Imana ntishaka kubona umuntu n'umwe muri twe tandukanywa nayo iteka ryose. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 18 umurongo wa 14 yaravuze ati, nuko so wo mu ijuru ntashaka ko hagira n'umwe muri aba bato urimbuka. Kubera iki Imana yanga icyaha urunuka? Ni ukubera ko izi iby'icyaha gikorera ku bana bayo. Kubera iki wowe nk'umubyeyi wanga ibiyobyabwenge kandi ukabyanga cyane? Ni ukubera ko ibiyobyabwenge byangije ubuzima bw'umuhungu cyangwa umukobwa wawe. Uzi ububi bwabyo. Imana yanga icyaha. Ikintu kimwe gishobora kubuza umujinya n'igihano by'Imana kuri wowe nanjye ni urupfu rwa Yesu. Igihe upfuye udafite Yesu ubabazwa iteka ryose, kubera ko uba waratandukanye n'Imana ishobora byose, kandi intego yatumye ikurema ni ukugira ngo uyihe ikuzo, icyubahiro n'umunezero.
ku bw'ibyo reka dufate akanya gatoya turebe aya magambo. Ijambo rya mbere ni ugucungurwa, irya kabiri ni ukubabarirwa, irya gatatu ni ugutsindishirizwa, irya kane ni ukungwa, irya gatanu ni impongano, irya gatandatu ni uguhosha, naho irya karindwi ni ukugera ku kintu. Tekereza kuri uyu murongo wo mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza ku 16 haranditswe ngo, nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, niwe Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Yego, kubera ko Yesu yahoranaga na Data kandi igitambo cya nyuma kikaba cyaratambwe, ibi nibyo avuga ku murongo wa 15 ngo, kuko dufite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko watigeze akora icyaha. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ni gute wowe nanjye dushobora kuza imbere y'Imana tukihana ibyaha byacu? Ntabwo ari ukubera ko tubikwiriye, nta nubwo ari ukubera ko turi beza pe, ahubwo ni ukubera ko igihe Yesu Kristo yajyaga ku musaraba yikoreye ugukiranirwa kwacu kose, atubona nk'abatagira icyaha. Ubu twahinduwe abakiranutsi, abana b'Imana n'abahungu n'abakobwa b'Imana, Imana nzima. Ibyaha byacu byose byarababariwe, turi mu muryango w'Imana iteka ryose. Muri Yohana 10:27 na 28 Yesu yaravuze ati, intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi, kandi zirankurikira, nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivumvunura mu kuboko kwanjye. Niba ushaka kumenya ko urupfu rwa Yesu rwishyuye umwenda w'ibyaha byawe byose, icyo usabwa uyu munsi ndetse n'uyu mwanya ni ukumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ukamwizera nk'umwana w'Imana no kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe, ndetse ukamwegurira ubuzima bwawe bwose. Igihe ukoze ibyo uhinduka umwana w'Imana, kandi buri jambo mu magambo twabonye rihinduka ukuri mu buzima bwawe. Icyanyuma muri iyi si udashaka gukora ni ugupfa udafite Yesu. Icyaha icyo ari cyo cyose cyakozwe kuva mu gihe cya Adamu na Eva kugeza ubu n'igihe Yesu azazira cyishyuwe mu maraso ya Yesu Kristo. Ni by'ingenzi rero kwizera gusa Yesu Kristo, kandi iryo ni ryo sengesho ngusengera. Reka dusenge turangiza ubu butumwa. Data, mbega ukuntu tugushimiye urukundo rwawe rutagira akagero, kandi nsabye umwuka wera ngo ashyira aya magambo n'ibyo asobanura, ndetse n'ibyanditswe byera twabonye mu mutima wa buri muntu wese wabyumvishe, ibyo bibe nk'ikimata badashobora kwigobotora, kandi twebwe twese turabizera. Uduhe kumenya neza ko ikintu cyose tugikesha wowe, kubera ko waduhaye buri kintu cyose ku musaraba. Ibi tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nk'uko Dr. Stanley yabisobanuye, Yesu Kristo yaje gukuraho ibyaha by'abantu bose bo mu isi. Niba utarigeze ushyira ibyiringiro byawe muri Yesu Kristo nk'umukiza wawe, uguma mu byaha byawe kandi ntukeneye imbabazi ze. Emera igitambo cya Kristo kandi wakirana umunezero imbabazi z'Imana. Igihe Yesu yapfiraga ku musaraba, yadukinguriye inzira yo kujya ku Mana kuyibwira ibyo dukeneye n'ibyifuzo byacu. Mu Baheburayo ibice 4 kuva ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 16 haradusaba gukurikiza ibi. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, niwe Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali
mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya City Plaza etaje ya 6 ku muhanda wa Commercial Street inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.